Mugire amahoro y'Imana. Kuri iyi nshuro nje kubabwira ibintu birindwi abarozi bihinduramo. Bavandimwe, gusenga birigwa. Buriya hari amabanga menshi Imana irimo kugenda ihishura. Iri ni ihishurirwa mfite, ni ihishurirwa rikomeye, ni ihishurirwa nahawe ndimo gusenga. Hari amahishurirwa menshi Imana irimo kugenda itanga, amahishurirwa menshi Imana irimo kugenda igaragaza bene data muri Kristo Yesu. Kubera ko Imana irimo kubihishura, ni ukugira ngo uhindure uburyo bw'imisengere yawe. Kuba umaze imyaka 20 cyangwa 30 witwa ko ukijijwe cyangwa wabatijwe, ibyo ntabwo bikuraho izi ntambara zose duhura nazo za buri munsi. Ntabwo zikuraho ko ushobora kuba witwa ko ukijijwe ari kuboshye. Niyo mpamvu Imana irimo kugenda ihishura ibi bintu kugira ngo uhindure uburyo bwawe bw'imisengere yawe. Ushobora kumara igihe kirekire witwa ko ukijijwe ndetse unasenga ariko utazi gusenga. Ndakwibutsa ko ba Petero, abigishwa ba Yesu muri rusange, Yesu yabasanze mu gihugu gisenga. Bari bafite amasinagogi basengeragamo, bagiraga amateraniro yera ndetse n'ibindi bitandukanye, batambaga n'ibitambo. Ariko umunsi umwe Yesu yarabicaje abigisha gusenga. Bavandimwe muri Kristo Yesu, icyo ukwiye gusobanukirwa no kumenya ni uko gusenga birigwa. Hari uburyo ukwiye gusengamo, hari uburyo ukwiye guhinduramo icyerekezo cyawe cy'amasengesho, ukamenya uburyo ukwiye gusengamo. Gusenga rero, sobanukirwa ko gusenga byigwa. Gusenga birigwa bavandi, gusenga birigwa, gusenga birigwa. Niyo mpamvu tugiye kubwabwira ibintu bigera kuri 7 abarozi bihinduramo. Nunasenga ujye umenya uburyo kusengamo iyo myuka yabo, iyo myuka bihinduramo, kugira ngo usenge kandi uyinanize, kubera ko ni imyuka inanirwa, ni imyuka inanirwa iyo wayinanije. Niyo mpamvu Yesu ubwe yaravuze ngo muhunge Satani nawe azabahunga, ariko nimumwiyegereza nawe azabegera, azabagiza amahirwe, ariko numuhunga nawe azaguhunga. Hanyuma muri Timoteyo, Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 7 avuga ngo iki? Aravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, uw'urukundo n'ubwenge bwiza. So Imana rero ntabwo yaguhaye umwuka w'ubwoba. Ibyo byose abarozi bihinduramo ntabwo bishobora gukuraho umugambi w'Imana n'iki Imana igambiriye kuri wowe. Ibyo byose bizatsindwa mu izina rya Yesu. Icyo usabwa ni kimwe, ni uko wemera ukaba imbere y'Imana, ukemera ukizera, kuko Imana ishoboye byose. Umwuka wa mbere cyangwa se ikintu cya mbere abarozi bihinduramo ni imbeba. Kuva kera kose imbeba yafatwaga nk'inyamaswa yinjira bucece mu nzu. Kandi imbeba kuva kera kose no mu migani nyarwanda bavugaga ko ishobora gutwara ibintu mu buryo butagaragara. Mu yandi magambo, hagabaho ikintu bita uburiganya cyangwa se ubucurano bw'ijoro. Rero imbeba ni kimwe mu bintu abarozi bifashishaga, hanyuma bakinjiza umwuka w'ibitagaragara mu nzu yawe, barangiza bakagusahura ibintu bijyanye n'ubutunzi. Bakagusahura ibintu bijyanye n'ubutunzi. Muri make, nutangira kubona imbeba mu nzu yawe, zamenye ko Satani ari gushaka kugusahura. Menya ko ari umwuka w'inyatsi, abadayimoni barimo kwinjiza mu buzima bwawe, abarozi barimo kwinjiza mu buzima bwawe. Umwuka w'imbeba usahura ibintu byinshi bitandukanye. Usahura amahoro mu rugo, ugasahura amafaranga, ugasahura ubutunzi, ugasahura icyubahiro, ugasahura ibintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu mu misengere yawe ukwiye gusenga, ariko warangiza ukirukana umwuka w'imbeba ku buzima bwawe. Kavuga ngo umurozi wese wacaga mu mbeba ndamusenye, imbaraga zose zacaga mu mbeba ndazirukanye. Warangiza ukinjira mu mavuta yo gusenya umwuka wose abadayimoni binjiriragamo baciye mu mbeba. So rero ibi bintu umenye ko imbeba nukayibone, hanyuma nukazibone utangire kurira ngo urabona ngo imbeba ngo zaranze. So menya ko ushobora kuba umwuka abadayimoni binjiriramo kugira ngo bahungabanye uburyo bw'ubutunzi bwawe, cyangwa se bahungabanye ekonomi yawe. Niyo mpamvu rero ukwiye gusenga kandi ugasenya umwuka w'imbeba. Hanyuma icya kabiri abarozi bikunda kwihinduramo cyane cyane mu ijoro, ni ikintu bita injangwe, ariko injangwe y'umukara. Buriya injangwe y'umukara ni ikitonderwa, ni ikintu cyo kwitonderwa cyane mu buryo budasanzwe. Ushobora kubona injangwe y'umukara itambutse ukibwira ko ari injangwe gusa,
ariko nyamara ari umuntu ugiye. Mushobora kwibwira ko ari injangwe kandi nyamara ari umuntu ukunyuzeho. Niyo mpamvu ntabwo bisobanura ko injangwe yose y'umukara aba ari umuntu, ariko injangwe y'umukara, umukara sikiriri, aba ari ikintu cyo kwitondera cyane, kuko inyinshi abarozi bajyaga bazihinduramo. Uko ni inyamaswa ifatwa cyane nk'ibonwa mu mwijima. Ikindi cya kabiri, ikagenda bucece itungaranye. Mu muco rero imwe n'imwe yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ibanga. Niyo mpamvu kuko abarozi bakorera mu mwijima kandi imyuka yabo, imbaraga zabo zikaba ari iz'ibanga, niyo mpamvu abarozi akenshi imbaraga bifashishaga ya kabiri ni umwuka w'injangwe. Injangwe ni kimwe mu bintu, injangwe y'umukara ni kimwe mu bintu abarozi bifashisha kugira ngo bangize ubuzima bwawe. Kandi injangwe y'umukara akenshi ishobora kwifashishwa n'abarozi bakihinduramo yo bashaka icya mbere gukura amahoro mu rugo rwawe, icya kabiri bashaka kuzana umwuka w'urupfu, umwuka w'intambara, umwuka w'uburwayi n'ibindi bintu bitandukanye ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ukwiye gusenga mu misengere yawe, ugasenya umwuka w'injangwe. Bavuga ngo imbaraga zose zinjiraga ziturutse mu njangwe, umurozi wose wururiraga mu njangwe, ndirukana umwuka wose w'injangwe mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Umwuka wa gatatu ni umwuka w'igihunyira. Igihunyira cyangwa se inyoni bita igishwi, izo nyoni zombi ni inyoni zo kwitondera. Inyoni bita igishwi ni kimwe mu bintu abarozi bihinduramo cyangwa se bakoresha mu buzima bwabo bw'uburozi cyangwa se ubwa gipfumu. Hanyuma igihunyira cyo cyumvikanaga nijoro, kandi cyane cyane mu mwijima, cyafatwaga nk'inyoni y'ibanga kandi y'amayobera. Rero ikindi cya kabiri, igihunyira buriya iyo hari bupfa umuntu, wa muntu uri bupfa arimbutse, buriya ibihunyira bikunda kuza bikarira, kigasakuza cyangwa se agasakuza. Iyo adasakuje igihunyira, rimwe na rimwe hari igihe cyo asakuza injangwe. Rimwe na rimwe rero ni umwuka abadayimoni cyangwa se abarozi bakoresha rimwe na rimwe bashaka kwiba ubuzima bw'umuntu. Mwibutsa ko Satani yazanywe n'ibintu bitatu: kwiba, kwica ndetse no kurimbura. Igihunyira rero ni kimwe mu bintu Satani akoresha kugira ngo yibe ubuzima bwawe. Niyo mpamvu ukwiye gusenya umwuka w'ibihunyira mu izina rya Yesu. Hanyuma icya kane abarozi bihinduramo n'inzoka. Imigani iyo ya kera yose, inzoka yafatwaga nk'ikimenyetso cy'uburiganya n'amayeri. Kugenda kwacyo bucece bwateraga ubwoba. Ubumara bw'iki kiremwa cyitwa inzoka, nawe urabizi ko iyo bugufashe ntabwo bushobora kugusiga amahoro. Ibi bisobanura iki rero? Abarozi bihindura, bakoresha umwuka w'inzoka, ndetse mwe na bamwe bakihindura n'inzoka kugira ngo bazane umwuka w'uburiganya ku buzima bwawe. Bashobora kukuriganya iki? Bashobora kukuriganya umugisha, bashobora kukuriganya iterambere, ndetse bashobora no kukuriganya ubuzima, bashobora kukuriganya ejo hawe hazaza, bashobora kukuriganya desite yawe, ndetse bakariganya n'icyerekezo cyawe. Rero uyu mwuka w'uburiganya ni umwuka abarozi bakoresha cyane kugira ngo bangize ejo hawe hazaza, bangize iterambere ryawe, bangize. Niyo mpamvu mu misengere yawe kwiye gusenga ariko usenya n'umwuka w'inzoka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Icya gatanu abarozi bakoresha ni umwuka w'imbwa. Ni umwuka w'imbwa. Impamvu bakoreshaga umwuka w'imbwa, bavugaga ko imbwa ishobora kumva ibintu abantu bose batumva. Kandi amajwi yayo y'imbwa ya nijoro afatwa nk'ikimenyetso cy'ikintu kidasanzwe. Ikindi abarozi bayifashishaga kubera ko imbwa bayifata nk'umurinzi, nanone kandi ngo bakayifata nk'inyamaswa y'ibyiyumvo by'ijoro. Ndakwibutsa ko Satani akorera mu bintu bibiri. Niba mwumvise ibintu byose twavuze, akenshi ni ibintu bikunda gukora mu ijoro. Rero ni ibintu abarozi bakunda kwihinduramo cyangwa se bakunda gukoresha kugira ngo bangize ubuzima bwawe. Abarozi rero akenshi bakunda gukoresha uyu mwuka w'imbwa, umwuka w'imbwa wo kugira ngo rimwe na rimwe bateze ibisazi. Bakunda gukoresha uyu mwuka w'imbwa wo kugira ngo nanone bangize ibyiyumviro byawe, cyangwa se bangize imitekerereze yawe myiza, cyangwa ejo hawe hazaza, bakangiza ubuzima bwawe muri ubwo buryo. Niba rero usenga warigeze ukizwa, ukamenya imbaraga za deliverance, ukwiye gusenga ariko usenya uyu mwuka w'imbeba.
mbibutsa ko tugira amateraniro ya deliverance, amateraniro yo kubohoka tuyagira kuwa gatatu, tuyagira mundi mu cyumweru wa mbere tugira amateraniro, abari amateraniro yo gusenga gusa. Umuntu wese uje guterana biba bimusaba ngo asenge, agire ibintu asenya ku buzima bwe. Hanyuma umunsi wo kuwa gatatu n'umunsi wa deliverance, n'umunsi wo kubohoka, n'umunsi wo kubohoka, n'umunsi wo kuva mu migozi, n'umunsi wo kuva mu mikoshi, n'umunsi wo kuva mu myaku, n'umunsi wo kuva mu mivumo. Umuntu wese kuwa gatatu aba ari cyo gihe nyacyo cyo kugira ngo twinjire mu matariki yacu ya deliverance, matariki yacu yo kubohoka. Uwo umunsi wo kuwa gatatu. Hanyuma kuwa gatanu aba ari umunsi wa prophetic days, umunsi wo buhanuzi. Hanyuma umunsi wo kuwa gatandatu ni samedi miracle, ni samedi y'ibitangaza ya healing, deliverance n'ibindi bitandukanye. Umuntu wese uteranye muri ayo materaniro yacu aba akwiye kumaza yitwaje amazi. Nibutsa ko abantu bose bari kure, hanyuma bateranira kuri Zoom. Imana irimo irakora ibintu bikomeye, Imana irimo irakora ibintu bidasanzwe. Uraza ugaterana natwe kuri Zoom, hanyuma uratwandikira tukaguha link, nimero yacu ibihari haba muri screen haba muri description, hanyuma tukaguhereza link ukaza ukabana natwe muri ayo materaniro, kandi tuba turi na live no kuri YouTube. Imana ibaho umugisha. Reka nze mvuge icya gatandatu, agacurama. Agacurama ni kimwe mu kintu cya gatandatu nanone abarozi bihinduramo cyangwa se bakoresha. Nanone agacurama murabizi ko kavuga nijoro, kagaragara nijoro, ibikorwa byako ni nijoro, kuko imirimo ya Satani ari y'umwijima. Niyo mpamvu yifashisha izi mbaraga z'agacurama kugira ngo zize zicurike ubuzima bwawe, zicurike imibereho yawe. Ikindi abadayimoni bakoresha uyu mudayimoni w'agacurama kugira ngo bateze umwuka w'urujijo ku buzima bwawe, kandi cya kabiri kugira ngo bakubesheho mu buzima bw'amayobera. Rero niyo mpamvu ukwiye gusenga, ugasenya, ukavuga ngo mu buzima bwanjye ndasenya umwuka w'agacurama, mu mibereho yanjye ndarimbura umwuka w'agacurama. Bavandimwe, nutarimbura uyu mwuka uzakurimbura. Niyo mpamvu dukwiye gusenga dusenyeye imyuka mu izina rya Yesu. Hari abantu benshi bazi ko kwakira Yesu umwami n'umukiza ibyo bihagije, ariko muvandimwe, kwakira Kristo umwami n'umukiza bikugira imbata ya Kristo ndetse ukabohoka mu mwuka, ariko mu mubiri n'ubundi turacyari mu isi, turacyari ku rugamba, turacyarwana. Niyo mpamvu Pawulo yaravuze, aravuga ngo ndakubitana, ngo ndiruka ariko singu utaza honjya. Aravuga ngo ahubwo ndamaranira kugira ngo mfate Kristo wamfati, kugira ngo mfate icyo Kristo yamfati, kugira ngo singire icyo Kristo yamfati. Bavandimwe bene data muri Kristo Yesu, arongera avuga ngo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo bivuze ko kwakira Yesu, kuba waragiye mu rusengero, ibyo bivuzeho ko bikuyeho intambara y'umwuka. Niyo mpamvu ukwiye gukizwa, ariko ukamenya ko ukwiye kurwana n'intambara y'umwuka. Reka tugere ku cya karindwi hanyuma dusoze. Icya karindwi abarozi bihinduramo cyangwa se bakunda gukoresha nijoro, cyangwa se bakunda gukoresha kugira ngo bangize ubuzima bwawe, bihindura cyangwa bakoresha umwuka w'umuyaga. Umuyaga cyane cyane umuyaga wa nijoro. So akenshi bakunda kuwifashisha nk'imbaraga zitazwi cyangwa nk'imbaraga zidasanzwe. Kubera ko ibifashisha umwuka w'umuyaga ni ukugira ngo ibyiringiro byawe naho wari wizeye n'ibyo amaboko yawe yarebagaho cyangwa se iby'amaso yawe yahangagaho, none habitumurwe n'umuyaga. Hari imbaraga rero z'umuyaga abarozi bakoresha kugira ngo batumure ibyawe, batumure ubutunzi bwawe, batumure icyerekezo cyawe, batumure amafaranga yawe, batumure ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu rero Imana iguhamagaye hano kugira ngo usenye uyu mwuka w'umuyaga mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu mu misengere yawe ukwiye gusenga, ugahagarika imbaraga z'umwijima, ugahagarika n'abadayimoni bose baca mu muyaga, ukavuga ngo ndasenya buri mwuka wose wacaga mu muyaga mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zacaga mu muyaga Imana ikazihagarika mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho, ubuntu bw'Imana bubazenguruke. Hari umurongo umwe ushobora kugusigira uboneka muri Zaburi ya 91 umurongo waho wa 5. Ntabwo ndi buwusome, nawe ugende ubushake. Mwari kumwe na Pastor Musafiri. Ubuntu bw'Imana bukomeze buganze muri mwe. Ministeri yacu ni Gerizim Ministry. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, nawe utari wayikora, wenda iki nicyo gihe cyawe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana no mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom.